Mama mwiri. Sako mbona wese twase tusera uduki. Kiriya cyuki. Uko byagenda ko. Ngugeki no watangiye. Oya ntacyo mareka mwihorere. Cyo byinshi wabaye. Ntacyo bisanzwe. Kuko mana yanjye rero. Sha cyangwa uri gutekereza kuri ryabanga ryo nyogokuru yagurisha. None se nyogoko. Abuzana ababyeyi banjye babo. Ayiwe. Ndikira. Uzi ko nkanze. Ego komana. Kuri hano se. Ni ibibazo gusa. Ibihe bibazo. Byo kuvuga ko niboneye akazi Kigali. Wow. Ushoboke kuba warapfuye kuko bagutaye kera ntabwo bagarutse kukureba. Wabuze amazina yabo se. Abuzana ababyeyi banjye babo. Ababyeyi bawe rero bagutaye kera ntabwo nzi ahantu baherereye. Ushoboke kuba warapfuye kuko bagutaye kera ntabwo bagarutse kukureba. Wabuze amazina yabo se. Ntabwo amazina yabo nyazi. Ntabwo nyazi pe. Mbuze ababyeyi banjye sinzi n'amazina yabo. Bikomeza kumbaza ayo mazina y'ababyeyi bawe, haguruka ugende ujye mu mirimo yawe. Genda ujye guteka. Kanigendere ndumva bitoroshye. Ese ko abakobwa baba bamisa gusa ntakundwa nayo ko kambeshye. Uvuze koko kundwa na warambije koko. Koko kugeza isaha ntabwo yaje kandi yambwiye saa 9 ziregereje. Baba we. Wana kwitahira n'ubundi. Tuzo zo. Yego. Kundwa ese waje. Ni munini na rwose namutaye. Kuba tinze nagutegereje rwose ndanakubuka. None watinze nta cyereka twicara aha ngaha rwose ko byagenze. Uzuko twaganiriye nkibagirwa kukubaza icyo ejo wari wabaye. Ejo se? Ejo wari wabaye. Ni ibibazo byinshi. Mama ararwaye kandi arwaye kanseri bamubwiye ko itazanakira vuba. Yo, ni kwihangana kujya witoza neza kubana na papa wawe neza kandi mukamuba hafi. Abana byera gusa yarampemukiye yaradutaye nimba azagaruka n'atazagaruka nanjye ubajya binshaka. Mbona ugiye kure mu bitekerezo se. Nta kundi niko byagenda. Akaje karemerwa tugomba kubyakira nta kundi. Nta kundi nyine ni ugusenga. Tumusengera tumusabire. Ntabwo amasengesho rwose no kumusengera rwose mama akagakira. Amasaha ntagiye aho. Ubu mama wasanga yanantegereje kandi ndora barwaye. Rwose ahubwo watanga ajya kureba uko amerewe. Ngenda ujya kumureba birumvikana. Ubwo naho ubutaha rero. Ubwo naho ubutaha. Naho ubutaha tuzasubira. Cyuzu. Yego. Ubwo nzaza kubasura. Nta kibazo ni karibu. Yego.
mwana bimeze bite se Power kabisa. Abantu uzi impamvu naguhamagaye se mwana nyine urabona ibintu aba ari ibibazo kera nakoraga mu ruganda nkorana n'abakobwa babiri ariko nyine aba bakobwa bose twari inshuti nyine twari inshuti kuko barabanaga ariko umwe niwe twakundanaga undi nyine akajya amuca inyuma akaza Ma, mwiriwe biriwe neza mwana uri gusoroma utudodo se? nari ndimo nshaka utuboga hano uvuye hese Bari gutembera hano ku muhanda. Mpamvu mfite umuhamagaro rwose. amahoro Ni amahoro rwose. niko se cyuzuzo mwana wanjye ni icyo ushaka kumbwira Ni ibintu birebire mama. ni ibintu birebire Ni ibintu birebire. ari birebire ngaho genda uzana agatebe hanyuma umbwire Cyangwa ni ka gakeka. zana kubona hafi ntacyo mwiriwe abaha mwiriwe neza ukomeze nimuhezwe uraho neza none se ko mbona amaso ari aya ngaya mu rugo ni he ntabwo nabamenye nitwa Kundwa mu rugo ni hano uragenzwa n'iki se ni amahoro Mm. ni neza Kundwa namwe murakomeye muraho none se muraziranye Ndamuzi twabonye ku mugezi nagiye kuvoma. aho karije guha agatebe yicara Nani karica. murakoze Nese amakuru Kundwa. amakuru ni meza Wageze hano ryari? ageze mu kanya Nese wamumenye. sinamumenya ahubwo mumbwire Uyu mukobwa yitwa Kundwa twahuriye hariya hepfo nagiye kuvoma. Ahubwo nta kibazo kiwe wambwira amakuru ya papa none ubu nifuje ko yamenye. noneho biteguye se Nditeguye rwose nta kibazo. ariko se tukazabivugaho ikindi gihe ko mbona turamenye Nta kibazo kiwe rwose Kundwa nta kibazo kiwe kubyumva nta kibazo pe. Kubyumva yabyumva nta kibazo ntabyo bitwaye. kaza ariko nyine umwe yaje kumbwira ko namuteye inda abantu birangira icyo gihe nyine nawe urabizi iyo umuntu akizamuka atarafatisha agafaranga birangira abantu amwihakanye pe rero mwana wanjye reka mbikubwire n'ubundi mfite imyaka 19 nagiye gukora mu mujyi nkurirayo n'umusore witwa Karori tugirana ibihe byiza gusa aho ngaho nabaga hari undi mukobwa twabanaga Umukobwa se kandi afite aho ahuye hehe na Karori nawe? tukawumva ibyo mama wakubwira nuko rero uko nakundanaga n'uwo muhungu Karori yancaga inyuma agakundana n'uwo mukobwa nyuma rero tuza kuryamana antera inda yawe ehe cyuzo buri ikinyendaro oya have mwana wanjye ntabwo ari uko babivuga nta muntu ukivuga gutya umwana wese ni umwana ngo umwana wese ni umwana navuga ati wapi njye sintera inda no mu muryango wacu nta muntu utera inda ubaye abantu ngo waragenda hashiyeho iminsi abantu birangira na wa wundi noneho aje Uwa kabiri nawe se? nawe abimbwira gutya Mwari mwarahoranye. nawe nyine barabanaga ariko birangira banavuga ati rero ibi bintu ntabwo byakunda None se mama umukobwa wundi mwabanaga byaje kumugendekera bite? oya wimbaza iby'uwo mukobwa ahubwo banza wumve inkuru ya papa wawe kuko uwo mukobwa amuheruka ubwo ngubwo njye namaze kumenya ko ntwite njya kureba papa wawe aranyihakana mpita mva aho ngaho mfite agahinda kenshi ndaza mfata utwanjye twose nsubira mu cyaro mwana wanjye rero ndumva inkuru ya papa wawe yari iyo ngiyo igikurikiyeho ni ukukubwira uwo mukobwa Claudine twabanaga uwo mukobwa Claudine rero nari mvuye kureba papa wawe mvuye kumubwira ko ntwite amaze kumbwira gutyo nsa n'agahinda kenshi ndansanga Claudine yababaye
mubajije ambwira ko atwite, mubajije uwayimuteye ambwira ko ari Karori. Ubwo urumva nahise nk'umutwe mfata ibyanjye byose ndabizinga nsubira ngaruka gutya mu cyaro, ari naho ubona wavukiye. None se mama ntabwo wongeye kumenya amakuru y'uwo mukobwa Claudine? Yego twigeze guhura afite umwana. None se mama uwo mwana yitwaga nde? Shawa umwana we rero nibuka ko ari umwana w'umuhungu, yambwiye ko yitwa Christian. Niba mbona byaraciyemo rwose baragafasha. nagira nyine nawe ungira inama y'icyo umuntu yakora kuko nta n'ibintu birenze umuntu w'umugabo, gutenda n'ibintu bisanzwe, se gutenda nta birenze. ikibazo ni kimwe rero. ubu ngubu ikibazo ntabwo nzi ngo abana banjye naba, kandi nawe urabona umuntu iyo amaze gukura nyine akenera abana. Iyo akenera abana. ni ukuvuga ngo abana banjye sinzi ngo bameze bate, babaheye. Rero mwabana mwe ndumva inkuru irangirira aho ngaho, kuko abo bantu uwo Claudine amuheruka kera. Ubwo na Karori nawe ntabwo muheruka. Ba nyina se murabonana byibuze? reka ubwo twaraburanye kuva icyo gihe. Njyewe inama nakugira wabanza ukegereza ba mama wabo, noneho mama wabo umwegereje byaba inzira nziza yo kujya kugera ku mwana. Ariko nubwo byagenda kabisa, kandi wumve utuje, ibintu byo gutenda ntabwo byagutera stress mu mugabo, dore ngo ufite n'amafaranga, ugize imana ukabona abo bana nubwo bakunaniye, abana babaho neza nta kibazo. Abantu urumva nyine icyo kintu nanjye niyo mpamvu naguhamagaye ngire inama y'icyo nakora, ko nanjye nshaka kujya nzarebe abo bana banjye, ko nanjye nkabongera mu bandi nabyaye. Ubwo rero urumva nawe mfite abana, nimba nabo bahari nabo bakaza bakajya mu bandi. Njyewe inama mugira rero nziza ni ukubanza gushaka ba mama wabo, kuko urumva ntabwo wabona umwana utazi aho yavutse, abana bose barasa. Babanza bashaka ba mama wabo bakugeza ku bana. Sawa, urakoze cyane kandi ngira inama nziza. Ukuri kw'Imana ntabirenze. Reka manuke nanze guca ku rugo ntabaramukije. Wise ugenda se? Urakoze mwana wanjye kuturamutsa. Urakoze cyane usuhuza umukecuru. Ngaho akira no mwana guherekeza. Herekeza undi mwana. Mama reka mugeze ku irembo. Wasuhuze. Akunze kuza kudusura rwose, utazagaruka. Yego. Uzi ko abantu bahuza amateka bataziranye. Bahuza amateka gutegura.